Ibihe byiza nanone nyita Nsabimana Jean Bosco muri kino kiganiro mbahaye ikaze. Filime Inzira y'Umusaraba tugiye kugera kuri episode ya 90 ngira ngo iri hafi kuzuza ibice 200. Ni filime yakunzwe n'abantu benshi cyane. Uyu munsi rero mu gace tugezeho iribagiza ari kubabaza abantu benshi, ariko nanone nawe atiretse. Ngira ngo mwabonye ko ari kwibaza impamvu abantu bose bakomeje kumwanga. Koca amubwira ati impamvu ubona abantu bose bari kukwanga cyane cyane iwabo wa Cyusa, impamvu ubona bari kukwanga cyane ni ikibazo cy'uburyo witwaye bitewe n'uburyo bakurwaniye ishyaka bakakwitaho nk'umwana wabo, bakagerageza gukora ibishoboka byose ngo usobanukirwe ubamenye neza. Ngira ngo murabizi yuko mama Cyusa yarwanye intambara nyinshi, azi yuko byanze bikunze uriya ari ugomba kuzaba umukazana we kuva filime itangiye. None ubu ngubu rero iribagiza ibyo byose yabitesheje agaciro. Nagiye mbona abafana benshi banyandikira batubwira ati iribagiza ari kutubabaza cyane, ibyo iribagiza ari gukora ntago ari byo, ndetse bamwe nibatinye no kuvuga yuko filime iribagiza ari kuyibishya, yatangiye kubiha bitewe n'uburyo ari gukina cyangwa se bitewe n'ibyo arimo arakora. Iribagiza rero urumva ko niwe muntu uri kubabaza abantu, niwe muntu uri gutuma abantu bataryoherwa, ariko nanone agatuma bagira amatsiko yo kureba uburyo bizarangira, kubera yuko nta muntu utagira amatsiko yo kuzareba nimba iribagiza azongera akaba muzima. Ariko abenshi batangiye gukeka ko iribagiza bashobora kuba baramuroze cyangwa se baramwibagije, akaba yaribagiwe ibyo ari byo byose ari gukora, akaba nta bwenge afite bujyanye n'ibyo ari gukora by'ubu ngubu. Rero niko bamwe batangiye kubitekereza, nimba namwe ariko muri kubitekereza sinzi, ariko ibyo byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe igikwiriye gukorwa. Twabonye kandi musaza wa iribagiza nawe agera iwabo wa Cyusa, mama Cyusa amubaza ati ese koko nibyo urabizi neza iribagiza muravukana? Umusaza we nawe bisa nkaho bizamugora kwemeza abantu yuko avukana na iribagiza, ariko twakabaye tubibona, bakabaye babirebaho bose bakabibona kugira ngo filime irusheho kugenda neza. Ikindi ngewe ndi kumva musaza wa iribagiza arimo aratinda mu magambo. Ubundi nimba musaza wa iribagiza ajemo ari umupolisi, ntago abapolisi bajya mu bintu by'amagambo cyangwa se byo kujujura nka biriya arimo. Biriya ni uburyo bubi bwose. Ubundi nimba uri umupolisi, ikintu cya mbere cyakabaye kimugenza ni ugushaka ibimenyetso, yamara kubona ibimenyetso bihamye neza we akabyishakira, nyine agakora iperereza nk'uko abapolisi baba basanzwe bakora, akaba yajyana kwa Rugema mu rukiko cyangwa se akanabafunga. Ariko byibuze ni ahantu yakabaye ahurira n'aba bantu nyine mu buryo bw'amagambo, yakabaye akoresha amaraka afite n'amapeta afite, bityo agakoresha itegeko kurenza uko akoresha amagambo. Nta mupolisi ujya mu bintu by'amagambo ngo ajye guhora aganira n'abantu abemeza ngo ndabizi turavukana kandi ari umupolisi. Nimba rero ameze kuriya, yakabaye akoresha urwego nyine rw'ubugenzacyaha cyangwa se we agakoresha ubwenge bw'ubuhanga bwe, ariko burimo n'amategeko kugira ngo filime irusheho kuryoha. Kuko buriya ngenda umva kugira ngo bakine biriya byagaragara yuko ahubwo ari mu iperereza, bari mu biro, ubona abandi bapolisi ubona ko bari kubyigaho, ukajya ubona no kuba ari kubagendaho ari gushaka ibimenyetso bihamye nyine nk'uko abantu bakora iperereza. Nibwo filime yaba iryoshye kurenza uko azajya akomeza kugenda avuga biriya. Hariya yakabaye rwose yaritwaye neza. Uriya muryango wo kwa Rugema yari kuba yafunze n'umuntu umwe byibuze, akaba ari kuri sitasiyo mu gihe bari gukurikirana amakuru ngo bamenye ibyabaye. Ariko mu gihe cyose Rugema na Mukanambara bazaba bakiri kwidegembya, bizarangira n'uriya musaza wa iribagiza bamuroze cyangwa bamwangaje, bityo abura ubwenge, usange bose babuze ubatabara. Niyo mpamvu rero musaza wa iribagiza adakwiriye kwihiringa mu magambo ngo yiziringe mu magambo, ahubwo icyiza yagakoze nuko yakifashishije nyine ubuhanga afite n'itegeko rimwemerera ibyo ngibyo, akaba yabafunga nyine mu gihe bagikurikiranwe cyangwa bakoraho iperereza. Ariko ubundi abantu bakekwa ntago bababaza ibibazo nka biriya bari hanze, ahubwo baba bari muri gereza, bakaba babakoraho iperereza, bazasanga icyaha kitabahama bakabarekura. Cyusa nawe rero azakomeza kubabarizwa muri uru rukundo, kubera yuko akarengane kakomeza kugenda kagaruka, haba
ku babyeyi be nabo bamubwira ati ntuzongere kuvuga iribagiza, kandi ugasanga iribagiza niwe ubiteye. nabo wibuke yuko amakosa bakoze ni ukuntu bagiye bakabana nyuma bakongera bakagaruka mu rugo, byari bimeze nka komedi. iyo ubitekereje neza ugasubiza ubwenge inyuma uhita wumva yuko nyine utamenya ukuntu batekereje kuri kino gikorwa, kuko hariya yari yatsindiye iribagiza. abantu bari bazi ko bagiye kubaho neza. hari abantu benshi tuyireba twari twishimiye kubona ko iribagiza na cyusa nyine bagiye kwibanira mu buzima bwiza, bakibagirwa ibindi byose nyine turi kubona. nyuma tujya tubona byongeye byazambye, tubona bagarutse. ikindi kintu wenda kibi cyabayemo ni uko Isimbi yavuye muri iyi filime. buriya nawe ku ruhande rumwe yaryoshyaga ibintu kuko yazanagamo kidobya, bigatuma umuntu akomeza kureba filime nyine abona ko hari umuntu uri guhangana na iribagiza. ibyo bari guhimba bushyashya rero kubera ko bari kudefanda ko Isimbi adahari, hari aho biri kubabaza abantu ugasanga ntabwo filime kibaryoheye. bikomeje gutya rero bazisanga filime iri kurebwa n'abantu bakeya kubera ko bamwe bagiye bayireka bitewe n'uburyo bayibonye nyine butari kunyura imitima yabo. ubwo rero nanjye mba ndi hano kugira ngo tubiganireho, turebe aho bipfira ku bwanyu nk'amwe nk'abafana baba bari mu Burundi n'abari mu Rwanda no mu bihugu bigiye bitandukanye. ese kuri iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba mubona bipfira hehe? duhindure iki? dukora iki? tugarure bande? twongeremo bande? mwebwe icyo mubona gikwiye gukorwa ni ikihe kugira ngo nacyo tugikore hakiri kare, hanyuma tuze kureba ikintu cyiza nyine gishoboka cyakorwa kugira ngo filime isubire mu buryo bwiza. urwo ruhande nari mbabwiye ni uruhande njye mbona nkanjye nka director, mbona nyine nkabona ko ariho biri gupfira, ariko ku bwanjye ku ijisho ryanjye, namwe nk'abafana muyireba rero byanze bikunze, ndavuga bageze aho tugeze kuri season ya 2 ya 89 irangiye mu kanya mutegereje kuzareba episode ya 90. aho mubona biri gupfira kugeza ubu ngubu ni hehe ngo tuhakosore? guhera ejo ku episode kazasohoka gafunga icyumweru, murabona biri gupfira hehe kugira ngo tubishyiremo imbaraga hakiri kare, twongere tuyiryoshye nk'uko igitangira yari iryoshye, tubasubize muri ya mavuta, tubasubize muri ya mode mwari murimo bwa mbere filime igisohoka. ibyo byose rero mukomeze kugenda mubiduhamo ibitekerezo muri komenti. hari abantu mujya mwitanga rwose mukandika ibitekerezo, ndabashimira cyane, mutuma filime turushaho kuyitegura neza, kandi ndabizi namwe yuko iyi isohotse mukayibona ibaryohera. mwakoze rero kumva kino kiganiro, ndizera neza ko abamaze kubyumva neza bari bwaze kuduha ibitekerezo ndetse bakagira n'icyo bakora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. mwibutse ko ku bantu turi kumwe hari abantu benshi tubana baba bifuza gukina filime. nimero ni 0789 ukanyandikira kuri WhatsApp. iyo nimero ni ukwandikaho gusa, ubundi tukagira gute tukagufasha. hari n'abandi baba baranditse ntibicemo, mwongere mwandike. nakomeje kubona abantu bavuga yuko iribagiza arengana, bavuga yuko hari abandi babigezemo uruhare kugira ngo iribagiza bameze kuriya. sinabonye hari n'abavuga ko byose ari ukubera Emile na kamarade babashinja izo mpamvu. ariko se ninde ufite amakosa? ni iribagiza, ni Emile cyangwa ni kamarade? ibi byose turaza kubimenya, usibye ko iribagiza nawe ni umuntu mukuru, yakaba yakoresha ubwenge bwe agatekereza mbere yo gukora kugira ngo ataza kugira akicira amahirwe. kuko nk'ubu ngubu iribagiza umuryango yari afite wamurengeraga cyangwa se wageragezaga kumuburanira ni umuryango w'iwabo wa Cyusa kwa Nkubito. urabizi neza nibo bageragezaga, yaba mama Cyusa ndetse na Cyusa na mushiki wa Cyusa nibo bageragezaga kumurwanira ishyaka. hari abantu benshi bamaze igihe batagaragara muri filime Inzira y'Umusaraba, ariko njya mbona mutabyitaho ngo mutubaze aho barimo Kanyana ndetse n'abandi bagiye batandukanye. ariko se bo ntabwo baryoshyaga filime. rero akenshi nyine usibye yuko iyo mwababuze muzi ko ari twe twabiteguye cyangwa ari twe twabishatse, ariko hari igihe biba birimo ikibazo bikazatinda mukakimenya nyuma. rero ibyo byose turakomeza kugenda tubirebaho ariko dufatanyije namwe. nkwibutse ko agace karaza gusohoka kuwa 6 ni agace karaza kuba ari agace ka nyuma. ibindi bice muzabibona mu cyumweru gitaha. ariko abenshi bari bazi yuko filime Inzira y'Umusaraba
izaba ngufi none igiye kuzuza ibice 200, urumva ko rero nayo ishobora kuzaba ndende bikarambirana. Abantu rero bamwe na bamwe bagerageza kwandika basaba yuko twayirangiza tukabereka finale, tukabereka uko birangiye, tukabereka uwegukanye intsinzi, wenda tukaba twategura indi filime ariko tutakomeje gukina inzira y'umusaraba, kandi babona yuko aho igeze itakiri kuryoha cyangwa se aho igeze bitakiri kugira gute, bitakiryoshye nka mbere. Mwebwe nk'abayireba murifuza iki? Murumva icyaba ari cyiza, ari ikihe? Tuyirangize cyangwa se dukomeze dukine? Rero ndi guteganya yuko biramutse bigenze neza byibuze kuri episode ya 200 filime yazahita irangira ntibakiniye season ya 3, ariko reka tubihanga amaso kuko byose bizahura n'icyumweru tugiye kwinjiramo kindi. Ubwo ni uguhera ku wa mbere kuzamura, urumva byanze bikunze tugiye gusoreza kuri episode ya 90, habura izindi 10 kugira ngo turebe ko season ya 2 byibuze yarangirira kuri 200 nk'uko benshi bagenda babitekereza, cyane ko n'abakinnyi bagenda bavamo uko bukeye n'uko bwije, tugenda tubabura bamwe na bamwe, ugasanga rero biri gutuma filime irushaho kugenda itakaza uburyohe bwayo. Ndabashimiye ko mwakurikiranye kino kiganiro, nanabasaba gukanda subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda kure. Namwe mwatanze ibitekerezo ndabashimiye, baba abari mu Burundi, Chantal irakoze, ndetse n'abandi benshi batwumvira ahantu hagiye hatandukanye. Imana ibahereze umugisha kandi injize muri weekend neza cyane n'amahirwe menshi. Bye bye, ciao ciao, dusubire mu bindi biganiro biza gukurikira ndetse no muri filime inzira y'umusaraba.